rero reka nje mbereke mwebwe mutagira ngo mwebwe hano mundusha ubu ninje wakabandi kuboroga kubarusha nase simabu kugwengeye nase nkawe ukurira yari nyago waba waruye mwebwe muri gutunara nta muntu undusha hano akababara mabuka niwe wapfuye urukubona gasukurira iki barizo njeje uyu twese ntawe atagiriye akamaro ubu ni nco wahora kumwe ibi bitoke tuhabonye reka reba hano nakwere aha ni harandi none uraza hano hirya kirike bar ubwaha nibwo uza neza basi rero ukaza gushiya imbago urukuyibona noneho ugashinga gutya nibwo utarasaga ukagenda zigizaje ukugubu ariko hano birasaba guporonje gutya uramenya harajye ntabwo ari mu kwanje tazahinga bakaguhanyuka imihate se uyu mihate humura ndazigushingira turazishinga ubuso uyu murima wawe ufite ubuso bwa kangahe mzee ubuso nebera ubuso ariko ni hanini hapimaga intambwe nimba ari 3 nimba ari 5 intambwe ngahera kwazanditse ku gipapuro cy'ubutaka ni intambwe akobutse nkwe bara weho bara ubazi ngahe ubusa nyandika ndi computer mu mutwe ndabishobora bira bintu byose zengurutse nayo barabishobora ko komana ya bo nubwo najya turebe akorera wanyishe we ntago nakwishe muze wanyishe amafaranga twumvikanye urukunyica rwose ko mbonye umusaraba mo hariya bashinguyemo gura musaraba uri gutekerezaho cyane uriya musaraba ushinzemo kandi ko tutagura hano abantu ira ni barune abajayijayi bagiye gushinga mu munara ndahabima ubwo bahatoranyije ubwo barune niba yarababuranye izi wabara z'abajayijayi ni nk'imisaraba sasire noneho rero nsara kanu kari kagufasha mu muhogo oya nisanzwe bigize se ibintu bisanzwe gatanya Meze bitese meze bo shado nuko nsigaye nkubona siko wafashe ubwonko bwanjye ukabucurika shire muri no minsi uri kunkunda cyane nsigaye mbona abakobwa bose nkabona kuri nk'abagabo ubwo ratangiye bya bindi nukuri byose bikigi oya ntabwo ari by'iki gihe you know I love you too shira ariko ugomba kuzanga gucira inzara kazishira ko nibagiwe n'ubundi hari igihe nzirebye nkabatari ko se kwe wine nta sheri atazaza nuzagiye kuzicisha oya genda fuwa uzajya uzizana nzigucire bibaye ngombwa nziga no kogosha abandi uzajya mwifurire mu mutwe ko nukunkunda gusa ariko nanjye ndagukunda sheri wanjye nukuri ndagukunda nesomeze ute meze neza ndetse bya bindi bisanzwe nyine tuba dusanzwe ariko tutakoreba akazi nako muri miss karimo karagenda cyo twicaye ku muhanda cyane nari ndino hafi no gufungura agashopu k'imyenda ubu ngiye kujya nsapa utwangwe Shisi nyarambara neza. Ubu mba mugiye hore. Ahubwo uzareke nkubere babantu bamurika imyenda. Ubundi ngenza. Ese urukurushywa n'iki? Uzaba mabusha. Uwabakozi banje bazaba bari mu iduka. Niyo wanje. Ose. Nukuri. Bebe niyo mpamvu mukunda maze. Umwe nta muntu nahambye mu kandi. Bari nashingamo borone musaraba. Oya, sina hata nagusobanuriye. Cyangwa no mu nyina mbyase ko nyina mama wacu yaragwengeye turi kuva mu buhungiro. Muraho kumushira rero mba muroshiyo hasi. Ni we twashinguye hari. Umushingura mara mwe ni kera. Ubu yabaye agafumbi. Sereka nkubwira. Burya bipfuye byose uransubiza amafaranga yanjye.
gawe gute uransubiza amafaranga yanjye gute se ntago byemewe kugurisha ubutaka bushyingwemo umuntu reka dana nibesha ariko ndi kugusobanurira ni ntuza ni borune y'abavetinamu bashinze hariya ni borune yo kugira ngo bahacishe intuza umuhanda mbese muzehe uyu murima ni imiturire ni imihingire ni iki uzabimenya uje guhinga natwe tuhatunze gutya ariko mu makuru turukumva ko ngo benda kuza kuhagaba iki imidugudu iyo ntaguhanyo iyo umanutse gutya uriya muhanda gumanutse harajya ku rusengero rwa rusengero bari kwateganyiza n'ibikorwa by'amashuri ibikorwa remezo ubwo rero urumva ahantu hageze ibyo bikorwa abakeneye iki imihanda kugira n'umuyobozi uzaza aje gusura ibikorwa atagenda ahantu habi umura we uziyungukira n'ubundi n'abashinwa be bagiye kuhangurira bagiye kumpa miliyoni 30 twese muzehe icyangombwa cy'ubutaka uragifite mwishyure twangizanye oya ahubwo nyishura mpago ngago gasigaye ubwo nsigaraniye ibihumbi ijana hasigaye miliyoni 2,300,000 none se amafaranga mubona yareka urutazanye icyangombwa cy'ubutaka ngo duhererekanye ariko no mugore mwo tutagenda kwa noteri gusa icyangombwa ni ikibazo ni icyangombwa cy'ubutaka kirahari rwose nunashaka ndaguha 3 ibyaho bivuze rero ngo uyu murima wari umujurano ufite ibyangombwa 3 oya wowe humura wowe mago amafaranga gasigaye ibindi biraza ndakiguha rwose cyangwa nyine ufite impungenge nyine ngo tujyane manze nkiguhe genda ubanze ukime yego ntabwo icyangombwa genda ubanze umicyangombwa ikibazo ntabwo ari icyangombwa tujye no kwa noteri ubundi ngo amafaranga yawe nta kibazo cy'amafaranga aya yose ni amafaranga gaturebe oya hafi oya ntirakajije aho reba niko kagezera hasi ngwino nkiguhe ngwino tujyane nkiguhe vayo ngwino genda umicyangombwa rwose wishyure nivayo icyangombwa sino wegeze ndaguha icyangombwa 5 nyine ukuntu ugira ibitekerezo byadanje byiza shabyihorere nge mu maso yanjye ntawuzigera kurota shari banza wega amatwi zishiri ku cyumba aririmba wenyine mba ntega amatwi uravuze ngo ufite ijwi ribi oya ni ryiza ahubwo nanjye urahita undirimba nta kibazo turushanwa oya ntabwo ari kurushanwa ahubwo ngewe nuko nshaka kuririmbira kandi ibintu ndi bukuririmbira wumve ko bibe bikurimo nta kibazo mu nyanja y'urukundo ngukunda umaze kunywa gatonyanga kamwe imvura ikunyagira ituma ngewe ntuhanya kuko mbayeho nk'igicucu cyawe zishiri kuki utabaye umuhanzi uko uteye n'ukusabira ngaragura jisire mafute twa amaso yanjye ni wowe areba urukundo w'amaheru mara kwifuza kandi sinicuza je te promets mon bébé to satisfy you forever. Shababy ndagukunda. Kuri nanjye ndagukunda pe. Noneho ndagukumbura nyine kugira ngo uzundirimbire. Yego. Sa umva ijwi Imana yampaye. Nirigomba kukuririmbira gusa like kumwe nakubwiye ngo abakobwa bose sigaye mbabonamo ibintu ntazi. Mba numva no kuririmba. Only you. Wow. Yeah. I love you now, tomorrow and forever. Me too, baby. I love you. Kandi nyine urabibona ko ngukunda cyane. Baby subize. Simbikwereka. Abo se baby. Arakandi kudutangira. Ambwiye ngo nanjye ngurandirimbira. Nanjye ukuririmbira kango nirimbire. So kubera ko munino misizema ndagukunda cyane. Ibitekerezo. Oh wow. Birihuta cyane bigana uwo nkunda ibyishimo byinshi biransaza cyane kubera kwiteka turi kumwe
kandi namenyereza yuko nkunda by'ukuri nange nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza wowe nzaguhoza ku mutima. Wow. Ndabiri ibintu nimba ndemera ukuntu utakira ubwenge. Wibiri yanga urishimye ntabwo se ko data wacu yapfuye. Nyogokuru wacu yapfuye. Inde? Nyogokuru wacu yapfuye. Miri. Miri. Niwe wabiteye. Niwe wabiteye. Niwe. Ibiki nateye baby. Siri, what is going on? Nibiki bimeze bite? Baby wirira mbwira ubiteye. Nago yapfa nago. Baby mitsobanurira ninde wapfuye? Who dead? Ninde wapfuye? Baby nsobanurira ngaho gera hino nsobanurira. Baby gera hino. Baby niki byagenze bite? Nsobanurira umuntu upfuye ninde? Kamba. Isari. Bija. Ntabwo nziragiye rwose. Karabeba. None se so yagiye sangaye. Rwose ntabwo mbizi yagiye mu gicamunsi ntabwo mbibonye rwose. Uyabonye ntara yahangana we ntiyaharaye. Nibura ntiyaje no Kukiriyo. Barisa uramuyobewe. Wese ntaguza. Bitema. Digweyo mutambuke. Maze ute? Ngo byifashe bitasi yo hirya. Musuhuza. Yahibye bimeze bitera. Sukuru kumbaza ngo bimeze bite uko bimeze ntabwo kuzi. Mama mugiye mu bukwe se? Mugiye mu bukwe? Urufunguzo rw'irasanduku ruri he? Ubwo se mwebwe ko ntabamenye. Ye? Ndi kukubaza urufunguzo rw'isanduku ruri he? Rurimo ibipapuro. Kwa mugabo. Urumva ukomeze kuko namenya ngo ibyo bintu biri hehe. Umeze sutema. Are utangiye kurira reka. Ariko shabagore bicucu babagaho. Wakintu ugize amahirwe turatabawara gwenge yaragiye. Ibisubizo byacu by'ubuzima bw'umubabaro twari turimo bigiye guhinduka. None urukurira. Urukurira se ubundi ntagiye ashaje. Arega n'inzira ya twese. Wirira. Urufunguzo ruri he rw'isanduku. Kandi ikintu ngiye kwireberamo. Kambari. Arega urarize. Uze kunsanga Kukiriyo. Ako kamba uziko nuko ari igicucu ku izina ry'Imana. Nase muze mwagize ibyago. Mwagize ibyago. Ibyo ntibikureba nawe hari ikibikoze. Ariko si nkawe ubwo urugupfuneka. Ari, urarize. Cyo muzure. Komera ma komera. Ndi kukubaza urufunguzo rw'isanduku. Hari ikintu ngiye kwireberamo. Ye? Urebe. Hatangiye kuza yese abantu benshi. Hatangiye kuza abantu benshi. Yego barahari. Uzana ngo twaze kugenda. Mugiye he? Ibyo nibikimujanye. Nibikimujanye. Kamba mujanye mibiki. Umva Kamba. Kamba. Nibikimujanye. Bereza mbyijyane. Kamba zana hano ndebe. Udasahura. Sahura birigita. Sahura rwose. Sahura sha. Sahura. Abanya kujurira gurugucamo kora nkwacometse ku mwami. No mpamvu nta muti bagukimara hano imyaka 4. Buretse. Aravuze ngo urufunguzo ruri hehe nyo? Ntabwo nzi yo ruri. Aravuze ngo ruri hehe? Ko se ko nazi yo ruramora iki papa? Ntabwo nzi yo ruri. Mubiri gitaho muguruke. Ntabwo nzi yo ruri. Muguruke nyine akubwaho ruruzo mbwi. Kanzi. Nabye.
usundi uguri mu biki papa uri mu ruguragira ibi bintu byawe nzabiroha mu musarani aho bari urukwambara ibi ngibi ufite nawe ushaka kuzaba abahanzira mujaga muri studio bibonye nasi mukoko wambwira ngo nyoko kandi undebe n'abantu sengwa mubagarati kamurandemerezaga nk'ururu na bibiri ugiye kwica ngo na bibiri ugiye kwica nasi undamenye ko iki gipapuro bumfashije rasi undamenye iki gipapuro koko Pangu uri mu biti singa rukwizambaguza hano mu biti kaba karesha n'isiha cyangwa ngo ugiye kugishaka mu myenda kambari uri gushaka iki papa biki cyo kigunira cyanyo uri gushaka iki ubu shaka iki si kanyarata nkurebera birahari nunashaka ibyangombwa birindwi ndabiguha ibiki se ubundi uri gushaka ubu ko sadara we inivo no mwiko bya sadara biri he ko niko n'imyenda ze yarazisize hano uzaho wabibitse se mana koko bitumugore hano ninjije n'igicucu ningeturana mana uretse mana koko mwokagira imana nk'ubu koko umfashije undamenya urusubu ndashaka shakire he koko Jani rivide kwa sadara ihute nyadukasi papa wajeka ku umubwiye ngo ibikoroto bye nabimujana nimugoroba hari ahantu ngiye kugabona aka kanya nakubaza ngo ndi he uvuge ko bamfunze oya hari ikibazo dufitanye n'uwo mucuruzi gikomeye cyane cyo gira vare kuri murandira iminota pe kandi urabizi ko abantu b'abakire twebwe ntago tujya igihe cyacu ni amasaha ducitse igihe kiba cyagiye gira vuba ko igihe hari porogaramu igihe amacinya sigo bagafungurira gahiye nyina wabo yazanye hano dore ngaha aha si yego sha hari igihe wamna kada ubu nkoze iki ndebere ni gutya mana azajya kuntera isereri nibaza nifite none ngo ayikurira hano igupfuna kayo karira amaraso navuga abantu bakavuga ngo mvuze nabi koko rwarwanuresha n'intuza runyuza he ntumutumye muzehe hariya namutumye ibintu byose ubundi kubyitirana nisi ndi kuyikinga umubaribane umbase gusa ntikijye kuza katujye reka nkwereke dusimbuke dutarame hano haraguru kwa nyina turebe nihari burahani nige yaba kibirigitanya haramuciwe mpita nkiguha yarabifite birahari none ashaka ibyangombwa 9 cyangwa 18 ndabiguha Ngiye nkeneye cyangwa cyabura butaka ntago nkeneye ibyangombwa byinshi yego ntacyo kirahari rwose kandi dutambike gira vuba tugende rero kandi ingufuri ariko uri murantinza muzehe oya reka ndabe ingufuri ndagutinda si igihe kirahenda yego bavandimwe rero ni ugukomeza kwihangana kandi nanabashimira uburyo mwaje gufata abaturanyi mu mugongo uriya rero mu by'ukuri ino si tubamo turabizi neza ko ari icumbi hari ukuntu nyagasane akunda abantu umuntu we akamuhamagara mukomeze muze nta kibazo akamuhamagara mu by'ukuri uyu mubyeyi uvuye mu mubiri murabizi neza ko yagwaga neza pe nta muntu wagira icyo amushinja yagiraga ducaga dusangira n'abandi yaba yahishije tukadutumira ati nyaboneka ntazisengereze zose ugasanga abantu twasabanye mu by'ukuri oya mukomeze mwihangane bibaho nta kundi ubwo rero twagira ngo dukomeze noneho tugenda twibukiranye uko gahunda iri buze gukurikira bo umubiri nugera aha ngaha uvuye kwa muganga harabaho gusezera niyabaho gusezera nyuma
tumujyane ku rusengero tumusengere tumushyire mu maboko ya Nyagasani. Ubwo nyuma yaho turashyingura, nitumara gushyingura tujye gukaraba nk'uko umuco cyangwa se umuhango wa Kinyarwanda ubigenza. Bibaho mumufate disi ubwo nitumara gushyingura buhoro buhoro tuzajya tugenda tugaruka tureba dusura umuryango dusura abasigaye. Ubwo rero gahunda ndumva ari ukuri bugikurikizwe kugira ngo dushyingure umubyeyi wacu mu mahoro kandi tukomeza no kumusabira ati Nyagasani rwose amwakire mu baje. Ndahamya nashidikanya ko uyu mubyeyi agiye mu ijuru pe. Yasengaga mwongere mbisubiremo, yakundaga abantu, nta kibazo n'iki na kimwe, yewe nta n'ideni yaba ajyanyemo umuntu wenda ngo bavuga ngo umubyeyi wacu twagira impungenge yo tugashidikanya ko azajya mu ijuru. Kandi ngira ngo n'abasigaye dukomeze tumwigireho, dufite byinshi tumwigiraho, dufite byinshi tugomba kumwigiraho, tukazareba ko umuntu azatabarukana ibigwi nk'ibyo ajyanye. Ubwo rero ndumva nta kindi, bari bambwiye yuko bamaze kuva kwa muganga, bamaze kumukura muri morgue, ubu mu kanya baraba bahageze. Kugira ngo rero dufatanye turirimba akaririmbo kagira gati, indirimbo y'akababaro nubwo ari y'akababaro ariko nanone ni indirimbo iri mu gitabo ivuga ngo twaremewe kuzajya mu ijuru, niho twese tuzishima iteka, uzajya mu ijuru bitumara agahinda, y'amakuba yaje twerengere Imana, twese twaremewe kuzajya mu ijuru, niho twese tuzishima iteka. Uwiteka Mana ishobora byose, tukweretse uno muntu wacu witabye Imana, wamutwaye umukunze, ntabwo rwose watwara umuntu mubi Nyagasani. Ndabyizeye neza ntashidikanya ko Satani nta hantu yahera, ariko Mana umutwaye yaragikenewe, utwaye yaragikenewe. Mwihangane rwose, mukomeze mukomeze muze. Komera komera gere gwa amakuru. Komera nawe. Yego mukomere. Komera kugusuhuza. Komera amakuru ki baya hano. Nabyo haguruka kuno hano. Ate nagusuhuza mwa. Komera ariko twa mugabo waje komera bubusi bindi biki ndahiye sha. Yego komera yewe Ludovico. Yego kusegere gwa ariko mwihangane, amakuru mwa mwihangane bibaho. Yego hanyuma rero bavandimwe umusaza kumbona genda bugiye kure. Yego mugize neza muzi hakiri kare. Twari tugeze ku mwanya wo kureba uburyo twagura isanduku. Witondesha umuriro ngo baragwitondesha. Wumvise gerwa? Yego mwari musanze tugeze mu mwanya wo gushaka uburyo twabona isanduku. Umwanya wo kugira ngo tugure isanduku. Wabyihutisha, reka dore n'ikirere kimeze nabi, ibintu bikihuta tukamenya ngo bivuye mu nzira kuko hari abandi baragira ngo umuntu yifite. Yego byibura turebe uburyo twabigenza, nyaboneka ducunguze uburyo umwe. Inyana y'imbwa ntabwo uzi ko izi myotsi zimeze nabi. Ariko ubwo tundumva wakwihutisha ibintu bikihuta. Uko umuntu yifite nyaboneka, sinzi nimba umuntu yaba yaza nkabazungurukamo cyangwa nkagira. ahubwo se birasaba ngahe? Isanduku twabonye
wikomeza kuba disikuru weho nyarutsa ni hagati y'ibihumbi 40 uko turi aha ngaha rero hari abantu ntiyapfa abandi ko umuntu yifite rwose murabona jewe umuroguru narinje umugenzi ucecekesha umuroguru ariko kuramo ibyo ariko mfite bitanu uzambaguza kuza gushinyagura aha ngaha izi myotsi rero mfite bitanu rwose uyu mubyeyi aho kuyimana kongera murakoze nta mwuka ufite nta mwuka wowe dukurikirane nyaboneka icyo gikorwa Gerware wambabariye gagwatse oya mwihangane ariko ntitugaterwe natwe ngo twitere natwe uko twatubishoboye abantu bafite amafaranga nibagaguhe vuba ibintu bive mu nzira byihute twihutisha ariko ntibagusimbuke kimwa wikisha ubwo ariko rero mugerageza mwatsemo umuriro imyotsi rwose irimo kugera akira no kunange nari mpagaze oya nta kibazo ibi bintu biri kuzambiriza abantu bana mu nzira ibi bintu kubona gutera abantu inyota nose uwapfuye yagwendeye yagiye nose mugiye kumucana hejuru umuriro Gerware ariko rero niwe twari tugeze uwo mukecuru usabaye ubaye iki Gerware nyarutse nimwihanga niwe twari tugezeho kugira ngo byose uburyo twabona mu ntuzi nyaboneka abo bana bafite agahinda kenshi ngo babe njyewe mada buganshiriyeho urakura muganga nta kibazo iganshirireho mumpere mushaka ngahe uko mwifite mumpere n'icumi mumpere 10 uragakura muganga nta kibazo ntacu ariko sibirangiye ntabwo birarangira urumva aya nayisanduku ntiwaburagabara koko witonda aya nayisanduku ariko turashaka no kugira ute nayo gukara wajana umusaza nariko ari gusakuza cyane hano bagikara kitajamo ariko uri gusakuza indera ataraci mbona cyungwa mfata simbukira y'igikara yicare neza aya ngaya rero niko nawe agagwijije nka aya nayo kugura isanduku uzije muri gataraka yapfuye yahambishijwe n'icyata wewe wogeze wajyana miliyari apfuye buzungu agiye nk'umuzungu ntabwo ni muravuga oya ni wa mwuzukuru ni ukwihangana mukundaga birirwaga bari kuza kubetererezwa hano hanyuma rero dukomeze uwo muco mu kinyarwanda rwose ntabwo uwo muco ntabwo ukwiye atonye tutagufata utari kandi ni kwa nyoko yego nyanguze yashaka kugereza amagambo kuri nyogokuru wacu ko akimeze umuzure wamuzura muzure yego randi ubundi umukwe yitwara gutya kwa sebukwe ihangane rwose nimujanye hego bataya mugwimanda intambara yawe ahanga warusanze intambara sintaza kigihe ntambara ariko ntabwo ari nyoko bukwe genda mureka kunsandarira mu matwi mwebwe uzaje gutegeka iby'iwanyu ibya hano byitondeye wahura reka kunkanuriza mirobo siba reka mbabwize ukuri reka byambabwire mwagapfa si ariko abantu n'ibicucu reka njyambasobanurire reka mbabwire rero reka njyambereke mwebwe mutagira ngo mwebwe hano mundusha ubu ninjye wakaba ndi kuboroga kubarusha nasi simabu kugwengeye nasi nkawe ukurira yari nyoko
mwebwe muri gutunara nta muntu undusha hano akababara mabukwe niwe wapfuye uri kubona gasura kurira iki dore izo njeje uyu twese nawe atagiriye akamaro ubu nicyo wahora uri kumwiba ibitoki uzibeshya ubu mirima ndazisigaraye usanga mu rwo rutandutumura dore kumwa muri kujenga se muri kujenga ntawe we ndagufite mu mutima wowe niwe nakwiza ibiki nenge turanayo yaje ambwawe ubundi rero ibintu rata abantu bifataga ko ari abantu bagize bafite ngo knowledge zizi aput mind mu mutwe ni zero kwizina ry'Imana urumva none wewe nditiranye wino fanya wino hano ndiza ngo niwe mpagurukije vayo vayo hano wino hano nimureke mwita nitabe ubundi ikintu kinahari kiniki zibakabura n'amacini reka tumwanze twumvikane ibintu nyine wagiye yagiye ndabizura babaye kubabara rero nanje nababara nose simabukwe wapfuye si wowe wapfuye nose mubonye mwitanze sinitanga nje siri ngashizeho si ari ukubera ubundi bwiza simfite icyakasi ariko ndavuze nubwo umuhogo gwakakaye reka mabukwe ate kugenda abandi bashizeho ngo nsigariraho urumva kintu gihari nuko avuye mu rugo urugutururuka nagushakisha ndakubura mutumaho na ntuza na ca gihunyina cawe nacyo kirakubura nta mutu kasurana urana nawe warabyaye urana umwana asubaraga mu bandi bana mwana uresha nifuko urana umwana ya asoni gari mwe nibura ntushobora no kubona mama n'umubiri utarageraho uruhuke uze gutera abantu hejuru umuriro wufata ubuzimye koko nyine ndiko namwe rero nuko mwakiye umuntu nabi singwaga nabi ariko kumfata mukambonamo mu mutwe zero mind zero acha bwana we ntabwo ariko nguko nabayeho nubwo wazuranye ko kakanya gahitazuka ntabwo mwandenza amavi urumva none ikintu gihari ndigushaka intuzi ibyangombwa ngiye gutegura uburyo umubyeyi yari buza akaruhuka cyane kugira ngo ibyo burabitegura ngajya no bitegura nimba nyoka nduta ya anduta yapfuye se ya ibipapuro by'ubutaka biri he nabishakishije nabibuze igipapuro cyagura muri magwanye ku buri harahijya hafi y'umunara igipapuro cyago kiri he nagishakishije uhe munara haranyo ko yahingaga haraho hijya ku munara nagishatse nakibuze kiri he none se reka nkubaze akuze wamagwiri itonde reka kuburanjagaraza hano narambiwe ibi bintu murimo ubundi bingibi niko guhamba Kukiriyo bakijagaho amasaha n'amasaha tubanze twumvikana icyangombwa uri kugishakaho iki kugishaka icyangombwa bw'ubutaka bwa mama nyine kiri he cyaka bwa mama uri gishakaho iki nshaka nasi yapfuye atabibahaye nk'abana be mana yanje ariko ndatangara rwose wamubwo rudashobotse kuzina by'Imana nyoka akaba yapfuye atababwiye ngo buri wese nizera ko wafashe hariya ibipapuro cyaho kiri he nagishakishe nta kintu ntasohoye mu nzu nakibuze Imana imfashe wakibitse geregwa Imana imfashe sinongere kurira yongere kuburuna iraturutse mu maso yanjye wajye kugurisha kwaso ngo jya kugurisha kwaso reka sikunteza nose uri kubona uramuna twazanye navuze n'induru bose bakamenya ibintu uri we uramugore wa kintu n'umukire twazanye yampaye hande haramukwanya mwanyoko yampaye miliyoni nimba ari ntatwe twazumvikana neza ariko yabampaye ho makeye ago ngago rero gamwe ndagamaze sigaranye ibihumbi gara antangiye niko yaramfitiyeyo nishuye ntuzabuce ngende geregware niki ufashe umwanzuro wo kugurisha ngo ufashe umwanzuro wo kugurisha ubutaka mama tagera namumva mumva sinako yavuye mu mwuka arongera asubire mu mwuka haze igipapuro dorurana umukiriya uriya mugore wicaye kandi nze ko uriya mugore wicaye hariya ni umukiriya wazanye kugura ubutaka bwa mama twahoze turukumvikana twahujije mu madeni nari mfite mama mukabari nifite amadeni menshi sinshaka gukurikiza mama turaje wa mugabo bawitonze buri wese afite ibyo bibazo iki ibi biri kuvuga hangaha nagukurikiza mama wowe ukavuga ngo nagukurikiza mama hangaha nagukurikiza mama nyoko se gute namugukurikiza reka mbabwire mwa bagabo
ngaho itange reka tubivuge reka tubivuge mbese uravuga iki itonde ndakubwiye ngo ceceka ntukiri waba ndagushondaga umukara ese bigenze gute cyabura mwabana uzigere kwari Yo muceceke tubanze dutega amatwi Nyirankotsa twumve Gere kwari ntabwo yitaye ku rupfu rwa mama oya ariko ni ibintu natwe ntabwo nakoteje yifashe dore uyu muntu wicaye ahangaha tutazi ngo ni umukiriya amaze gufata buriya butaka bwa mama bwaramunsi y'ikivumu uyu ngo agiye kubugura ubwo uyu mugabo mumureba ahangaha ari gushaka icyangombwa cy'ubutaka ngo atagurishe ubutaka bwande mubanze murebe uko ntangiza hejuru icyangombwa cya mama ubutaka bwa hano iwanyu yego atari n'ubwe ni ukuvuga ngo ari kwaka ibyangombwa by'ubutaka k'uyu muntu akogererwa uyu muntu akogererwa nyine uwapfuye yapfuye yagiye kandi yanyonyoye none yagiye adahaye abana babereka ibyo asize buri mwana umugabo ndugwe none se reka nkubaze niyo yabibereka cyangwa atabibereka ko hano hari umukuru w'umuryango usigaranye umuryango mu nshingano ubundi mu bana be banyakwigendera urimo ariko mfite umukobwa we tubanaga kuba umufite se bivuze gufata ibye ukisanzuramo nyine ngomba kugabana hakiri kare ngo Nyirango tuzi ntwongera kuvunika ntabwo na gake wanabona none ndababwiye ngo umva mbabwire mutuze gererwa uyu ni umugore wawe turabyemera twese umuryango turabizi ariko ndagira ngo ngukure agahukunyo ko nta ruhare n'uru na rumwe ufite ku mitungo yawe kubera iki cyano ntazifiteho ntarwo twese turi abantu ntarwo uyu nguyu kandi nimba uvuga gutyo bishatse kuvuga ko n'urupfu rwa nyoko bukuru bari abakera oya hari ikitagaragara ko byishimiye reka mubwire rero ibi bintu ntabwo bigarukira ahangaha tureka twigumire muri gahunda zacu nta nubwo wisuzuma ngo wirebe niba binaba ngombwa urumva nyina ntabwo wemerewe kuva ahangaha niwe mukuru w'umuryango we hano ari umugore wanjye bareka bituvire ndakubwiye aha si kwa ibyo kwa data siko twabimaze ubundi kwa data namwishe kugira ngo tugabane vuba twarabire turabimara mbese ngani birorera ariko n'umugore wanjye nikogererwa amafaranga ye ntanze ahangaha ndabona gute mubyeyi igendere nese nawe yatanze amafaranga waguze isambu nese umuntu w'umubyeyi nk'uriya we yatinyutse kuza kugura ahantu bataranashyingura